gambwa kiba yambereye ku muryango ubuceri 500 nibwo yanyishyuza ariko ngiye bisore by'iki gihe byaranyobeye umusore ufite amaboko God have mercy upon us ubuceri 500 akaza no kumbera ku muryango ibi bintu ntabwo bishoboka kanigendere nigere mu mujyi njye kwifatira agacupa imbwa nyingorere wambwa kandi wasangaga imihanda nikaraga kangoto nani soni ngubwomba kumwepesha na hanu wancike amafaranga yanjye ugomba kuyamera akosho wazaga guhagara ku gipangu cyanjye uri umurinzi wanjye ariko shana nakurinda ariko ukanyishyura sha 500 yanjye yaramvunye ariko ubu ntabwo uri igicucu ubusuri ikigo ariko yinjije nani soni kwifata ku mafaranga yanjye urimo ukafunga umuntu ushaje ajya guhagara ku gipangu nahagarara se ntabwo nayatuneke ukaza ngo ngurize amafaranga 500 wanjegera urayamana utamereza ndakuhengera ni washaka zamenyera kubiceri mumvikane naza gufata nka kubano hasi no kuhindanya amafaranga yanjye wose urikisha ifoto wameresha amafaranga yanjye tutabi amenye utazamenyera nubwo nyakurimo nagwanyishyuza uze kumagara pangu ninjye ufashe ninjye ufashe sha mwereka ibintu ukorera njyewe nagwamenyera mwereka ibintu ukorera neza wamenyera 500 yamereza ubuceri 500 yamereza ni wamenyera sha nafuze ngo ndekuza kwa wende kuza cyane cyangwa muhinda meraze ngo franga abo cyo iki gitutu ngiye niko nani se na tanda Bimukozeho TV can subscribe anyone we can do it and subscribe Bimukozeho TV ogiste Bimukozeho TV onye ngofero yanjye na telefone ingofero yanjye urayima na telefone yanjye njyewe kandi musigaye muri abashumbuze mu mafaranga yanjye make ahubwo wiciri mu mafaranga yawe biki kandi abantu biki what